Aha ni mu karere ka Bugesera ahavugwa umugabo n'umugore bakoze umushinga wo kujya bakura abagabo mo amafaranga. Kora subscribe, share na comment niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel kugira ujye ubona amakuru ku gihe tubagezaho. Mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rilima abaturage baravuga ko hari umuryango ugira akagambane kagambanira abagabo ngo akenshi muri urwo rugo humvikana urusaku abaturage bahurura bagasanga ni umugabo wicajwe hasi agaraguzwa agati. Harimo n'abandi bagabo harimo ugaragaza ko ari nyiri urugo uje agasanga umugore we ari gusambana n'undi mugabo bikarangira uwafatiwe muri urwo rugo aciwe amafaranga. Hagati muri iki cyumweru gishize ibi ngo biherutse kuba ubwo umugabo ucuruza mu isantere y'aha yagiye muri urwo rugo nyuma bagatabaza bavuga ko bamufashe asambana n'umugore wo muri urwo rugo ndetse umugabo ugaragara nk'aho ari we nyir'urugo yamuteraguye ibyuma bikomeye ku buryo hari hafi no gupfa uretse ko abaturage bahuruye. Uwiyita nyir'urugo akavuga ko uwo mugabo yamufatiye mu cyuho asambanya umugore we. Aha niho abaturage bahereye bakeka ko waba ari umushinga wizwe n'abo bantu kugira ngo amafaranga baca abo bagabo bayasangire ubuzima bukomeze. Amakuru dufite ngo uwo mudamu yahamagaraga uwo mugabo waho ati ngwino nkubwire hari ikibazo mfite, umugabo wanjye yaragiye twaratandukanye, ngwino hari ikibazo nshaka kugira ngo umfashe unangire inama. Umugabo amaze kuhagera nawe asanga hari undi mugabo ahita amufata bamuteragura ibyuma bavuga ko yaje gusambanya uyu mugore. Uyu mugabo yavuze ko yahageze agasanga uyu mugore ari kuganira n'abandi bantu baramufata bamushyira mu nzu bamuteragura ibyuma. Abaturage bahamya ko ibi nta cyumweru gishize n'ubundi mu kindi cyumweru byari byarabaye nk'ucyo hari undi mugabo nawe waje bagatabaza ko bamufashe ari gusambana n'uyu mugore nawe bakamukubita bakanamuteragura ibyuma bakamuca amafaranga 50 kugira ngo bamurekure. Ibi nibyo abantu baheraho bavuga ko uyu mugore n'umugabo baba bapanze bati reka duhamagare umugabo runaka nagera ahangaha turavuga ko tumufatiye mu rugo asambana maze tumwaka amafaranga. Nk'uko ubuyobozi bw'umurenge wa Ruli bubihamya bavuga ko buzi ko mu cyumweru gishize habaye urugomo ariko ko ayo makuru y'uko ari umupangu baba bapanze ntabyo ubuyobozi buzi, ahubwo ko ari mu bagabo babiri bavuze ko basanze undi asambana mu rugo rwe bakagwana. Icyo cyafashwe nk'igikorwa cy'urugomo kuko abafatanyije n'uyu mugabo guhohotera uwo mugenzi wabo bamuteragura ibyuma bose barafashwe baracyakurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Gusa abaturage bakomeje batugaragariza ko n'ubundi hari undi mugore nawe mugenzi we babana muri icyo gipangu nawe ukoresha ubwo buryo bwo guhamagara abagabo bahagera bagatabaza bakavuga ko bafashe umugabo asambana n'umugore w'abandi, kuko haba harimo n'abagabo bateguye bagomba kwiyitirira abagore ko ari ababo, kuko bivugwa ko ayo mafaranga baba baca abo bagabo bayagabana n'abo bagabo babafasha gufata abo bayihamagariye bakeka ko bafite amafaranga bakeneye kuyabakuraho. Ibyo abaturage bakaba bavuga ko ubuyobozi bukwiye kubafasha kugira ngo iyi ngeso icike, kuko idacitse n'abandi bayandura. Ibi babifata nk'ubusambo bugambiriwe kandi bushukanye.